Mwabyumvishe ni wa munsi mwiza ku isaha mukunda, ikiganiro mumaze kumenyera, ikiganiro ijuru ntirikorerwa, nanone kuri radio mukunda, radio Fine FM ivugira kuri 93 n'igice kimwe. Abavuga butumwa bwiza nabo mukunda, kandi nabo babakunda. Uyu munsi abo muri kumwe muri studio njuvuga ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko ikingira umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nuko nanjye nizeye ubuntu bw'Imana, nkizera ko Imana yangiriye ubuntu muri Kristo Yesu, ikampanaguraho urubanza rw'ibyaha, ikangira umukiranutsi ndetse ikangira umuragwa w'ijuru. Nkaba ndi mwisi nizeye ijuru mu buryo budasubirwaho, ariko nanjye nkaba narahawe uwo murimo wo kugeza inkuru nziza ku bari mwisi kugira ngo nabo bakizwe n'inkuru nziza. Akaba ari mu ubwo buryo rero mu nyumva kwiza mikro, ariko ntago ndi ngenyine, ndi kumwe na mwene data nawe mumaze kumenyera mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, agiye kubasuhuza hanyuma twinjire mu kiganiro muzi neza abo muganira. Ni karibu mwene data. Urakoze muvandimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi ba Radio Fine FM, ariko kandi by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro kigira kiti ijuru ntirikorerwa. Imana ritanze nk'impano muri Kristo Yesu, aho baherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, ndabaramukisha. Amen. Amazina rero ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ariko kandi nkaba ndi umukiranutsi, mbikesha igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Ngo ntabwo mbikesha imirimo yanjye myiza cyangwa ingeso zanjye nziza, ahubwo mbikesha umurimo wakorekeye ku musaraba, kwa maraso ya Kristo Yesu yamenetse, nkaba narababariwe ibyaha byanjye byose. Imana rero ihimbazwe ko iducira inzira tukaba tubonetse hano muri studio za Radio Fine FM. Amen. Amen. Imana himbazwe kwiducira inzira, kandi himbazwe cyane nyine ko yaduhaye n'iryo jambo. Amen. Ryo kubwira abantu. Yarakoze kubera ko yujuje ijambo nyine ry'umwuzuro mu mutima, ariko kandi rikaba ryarasesekaye no ku munwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ndizeye nicyo gituma mvuga. Natwe kuba twarizeye uburyo kitwagizwe abakiranutsi imbere y'Imana, nicyo gituma ibyo bintu bisesekara ku minwa yacu, tukaba dufite ishyaka n'umwete wo kubibwira abandi. Amen. Kuko hari benshi bavuga ndetse bakoresheje Bibiliya natwe dukoresha, ariko ibyo bavuga bikaba atari ubutumwa bwiza, nabo babibwira kandi bikaba ntacyo byabafasha. Ariko icyo dushimira Imana nuko tuvuga, ariko dufite n'icyo kuvuga. Ntiwarangira inzira umuntu nawe iyo nzira utayizi, bisaba ngo uyizi kugira ngo irangire abandi. Nibyo. Natwe rero tuvuga uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, kubera ko natwe turifite. Nibyo. Ntabwo tuba turimo turashakisha cyangwa gutomboza. Ntabwo ari ugutera warasa. Ntabwo ari ugutera warasa, ahubwo ni ukuvuga ibyadukijije Yego. kugira ngo n'abandi be byabakiza. Ubwo rero wowe ukurikije ikiganiro turagira ngo tunakubwire ko ari amahirwe kameme mugize yo gushyiraho urushinge ukumva abantu bavuga uburyo ijuru riboneka ku buntu. Ubwo rero ukomeze wumve, utega amatwi, no ku muntu ufite WhatsApp turaza kumuha nimero yajya twandikiraho tukanamushyira kuri group akajya akomeza kumva ubutumwa bwiza. Nibyo. Umuntu nanone ujya kuri YouTube, yajya kuri YouTube akandika mu ijuru ntirikorerwa TV, araza gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye byagiye bitambuka mu minsi yashize, biba biriho byose. Ubwo rero hariho uburyo bwinshi mwadukurikiramo kugira ngo dukomeze gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yaduciriye inzira mu buryo bwinshi butandukanye. Yego rwose. Yuguruye amarembo magari. Yes. Ibishimirwe. Amen. Ariko mwene da, ubundi ko twebwe nyine ari natwe tuzi n'ibyo tuvuga, ariko tunabivugira ko byanatukijije. Ubundi mu buzima bwawe hari ikindi kintu wigeze ubona cyakurutira kuba mwisi uzi neza ko ufite ubugingo buhoraho?
reka mvuge ngo ntacyo nta kiriho nta cyabayeho nta n'ikizabaho kubera ko ubundi umuntu ahubwo aba afite ikibazo cyo kumenya uko yazajya mu ijuru. Hariho igihe umuntu aba agira ngo afite ikibazo cyo kubura amafaranga, iyo ayabonye yumva atageze ku ntego nyirizina y'icyo yashakaga. rimwe na rimwe umuntu akavuga ati mfite ikibazo cy'uko wenda ntize amashuri, ukagira amahirwe yo kuyiga, nayo wayabona umaze kuyiga ariko ukajya wumva hari ikindi kibazo ufite. Umunezero rero icyo nabonye umunsi nahishuriwe Kristo, nkamenya ko nabonye ijuru kandi narihawe ku buntu muri Kristo Yesu, icyo gihe inzara n'inyota nari mfite byarangiye. Umuririmbyi yaravuze ngo najyaga njya kwiriba ry'isi mfite inyota nyinshi cyane, ariko naba ngiye kunywa agakama nuko nayabura nkiheba. Ariko umunsi Kristo Yesu yampishuriye ko burya icyo nashakaga nakibonye, umutima wanjye wakiriye umunezero mwinshi. Mbese nk'uko warumbajije, nta kintu nabonye, nta n'icyo nzabona kirenze icyo nabonye. Abantu ntabwo babyumva ibyo bintu uvuze gutyo. Uwo muririmbyi wavuze arakomeza akavuga ngo ubu none ni Yesu mpaze wenyine, ngo nta n'irindi zina nemera, ngo kubera ko ubugingo n'umunezero bibonekera muri Yesu. Yego. Urabona ko duhanganye n'ikibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge. Ugasanga nyine abantu babyishoyemo, baranywa, abandi barazikora, baragurisha, bagira gute. Ariko mu by'ukuri umuntu udafite Yesu nyine ni ibyo bintu byose aba yishakira. Abashaka ibindi bintu niyo byaba biramugirira nabi, ariko abatekereza ko ahari byamufasha kugira ya mahoro yabuze na wa munezero yabuze. Ariko burya igisubizo kiri muri Yesu, niho kiri, nta handi cyaturuka. Mbese ubwo abantu bashakishiriza amahoro ahandi, reka tubakurira inzira ku murima ko adahari. Ntayo. Nk'uko wari unabivuze, ibyo byose, inzoga n'ibindi byose, ibiyobyabwenge abantu bishoramo, ibitabi, umuntu abashakisha kugira ngo arebe ko yakwiyibagiza ibibazo, nibura yumve ko yagira akantu k'akanezero ku mwanya mutoya. Ariko iyo avuye muri ubwo businzi, iyo ibyo yanyweye bimushizemo, igitangaje ni uko n'ubundi akangukira kuri bimwe yitaga biba byiyongereye. Hari yabajemo n'inguma, abajemo niyo atazibonye uwo mwanya, ejo haba hazazamo n'uburwayi buzanywe n'icyo. Niyo kandi hatajemo uburwayi, hari ubwo aba yarwanye, bamushyizemo amapingu, yagiye gufungwa, kubera ko nanone nyine ubuyobozi bwacu ni ngombwa ko baba bukwiye kugenza nanone abagirira nabi abandi, ariko babitewe nanone n'ibyo bishoyemo cyane. Harimo gusahura urugo rwawe, mu by'ukuri harimo byinshi bibi. Ariko ndashaka kuvuga ayo mahoro abantu bumva badafite, uwo munezero abantu bumva badafite, mu by'ukuri muri Yesu niho bibonekera, kandi mu buryo burambye, mu buryo bw'iteka. Wa mudamu wahuye na Yesu kwiriba, umusamariyakazi, Yesu yaramubwiye ngo umuntu unywa ku mazi nzamuha ngo ntabwo azongera kugira inyota ukundi, ahubwo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nicyo twifuriza rero abadukurikiye bose, nicyo twifuriza uwo dukurikiye, ariko kandi n'abamaze kwizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bakaba bafite ubugingo buhoraho. Namwe turabasuhuje kandi dushimira Imana yabakijije ikabamenyesha ububwiru butazwi n'abantu benshi. Iyo tubivuga abantu bumva ari inzaduka, bakumva ari bishya, bakumva batabizi, ariko rwose niko kuri. Kandi ikimenyimenyi umuntu wese wizera by'ukuri ko yababariwe ibyaha bye byose, yahawe ijuru ku buntu, ko yabaye mu kiranutsi ku bwa Yesu, niwe wenyine wumva ko atunze ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Niwe wenyine wumva atazarimbuka. Izindi nzira zose wagerageje kunyuramo, uzanagerageza kunyuramo, iteka uzahorana inkeke, wumva utizeye neza ko upfuye wajya mu ijuru. Bigendanye n'ikidodo cyo mu mutima. Kandi reka mvuge ngo abantu bakigira,
n'abitari bo bantu ba mbere bashobora kuba bafite ishyaka ry'iby'Imana, bafite ishyaka ry'amasengesho, bafite ishyaka ryo kuririmbira Imana, bafite ishyaka ryo kujya mu butayu, ku misozi no mu myobo hatandukanye. Ego. Ariko ibyo byose umuntu yabikora akajya yumva afite ikidodo mu mutima cyane kimubwira ngo nubwo umaze gusenga, nubwo uvuye muri ubu butayu, nubwo umaze gusaba Imana imbabazi, maze gusaba penetensiya, umaze kwiyeza, maze gutura, ariko ntabwo upfuye nonaha wajya mu ijuru. Uri umunyabyaha upfuye warimbuka. Upfuye warimbuka. Turagira rero ngo tukomeze tubafashe gusobanukirwa, tubamenyesha uburyo umuntu aba umukiranutsi akaba mu isi azi neza ko ari umukiranutsi ku Mana. Ubundi niwo murongo w'ibi turimo turavuga. Niyo ikiganiro mwumva ngo ni ijuru ntirikorerwa, ariko ntimukajye mucyumva mu bundi buryo butari bwo. Hari igihe umuntu yumva ngo ijuru ntirikorerwa, we agahita yinterpreta ibindi bintu tutavuze, akavuga ngo murashaka kuvuga ko kwikorera ibyaha ntacyo bitwaye. Ngo ubwo se ngo murashaka kuvuga ko ngo abantu bose ngo bazajya mu ijuru, ngo ubwo se ngo murashaka kuvuga ko ngo abanyabyaha ngo bazajya mu ijuru. Ntabwo ari byo turimo turavuga. Ku mpamvu z'uko Satani ni umunyamacenga cyane, ubundi nako kantu umuntu aba avuze umwanzi uba ukinjije mu mutima. Yego. Ubundi kukubwira ko ijuru ridakorerwa, wakabaye wumva ko ari ikintu gihenze. Yego. Wakabaye wumva ngo ubundi kujya mu ijuru birahenze, ku buryo ikiguzi cyabyo ntacyo nabona. Yego. Ntacyo nabona, byasabwe ko ikiguzi gitangwa na Kristo Yesu. Cyane rwose. Ntabwo rero tuba tuvuze ngo ntirikorerwa kuko riciriritse, kuko tubwiye abantu gukora ibyaha. Tuba turi kubwira abantu ahubwo ukuntu ari ikintu gihenze, ugishyikiriye abashyikiriye umutungo ukomeye cyane. Kandi reka tubabwire gutya ikintu namwe mwemera, ndabizi ko mucyemera, murabizi ko umukiranutsi ari uzajya mu ijuru. Umukiranutsi uwera, umuziranenge, umutagatifu, ubu niwe muntu uzajya mu ijuru. Ibyo namwe nzi ko mubizi. None rero ntabwo ikiganiro ijuru ntirikorerwa gihindura principe yuko mu ijuru hazajyayo abakiranutsi. Ntabwo iyo principe ihinduka. Kandi iyo principe ndabizi ko tuyihuriyeho twese. Ahubwo icyo tutemeranyaho cyangwa se icyo abantu benshi badasobanukiwe ni uburyo umuntu aba umukiranutsi. Naho ubundi kuba mu ijuru azajyayo umukiranutsi byo icyo tugihuriyeho. Tugihuje n'abantu benshi kandi banavuga ko bemera Imana. Hari n'uwaririmbye aravuga ngo mu ijuru ntihazagerayo icyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana izabana n'umuntu usa nayo, umukiranutsi. Noneho rero ahubwo ikiganiro gihishura uburyo umuntu aba umukiranutsi. Noneho ofete washaka yavuga ngo kuba umukiranutsi ntibikorerwa n'ubu. Kuba umukiranutsi ntibikorerwa, noneho pari konseka n'ijuru ntirikorerwa, kubera ko nyine ijuru ni ry'abakiranutsi. Ubwo kujya mu ijuru bidakorerwa, ubwo no kuba umukiranutsi nyine ntibikorerwa, ntabwo bikorerwa. Niho turi kugana. Turimo turagiye mu murongo noneho wo kubasobanurira impamvu n'ikiganiro cyitwa gutyo. Cyitwa ko ijuru ridakorerwa kuko gukiranuka gusabwa kugira ngo umuntu azajye mu ijuru ntabwo umuntu yagukorera ngo akubone. Ahubwo Imana yagutanze ku buntu. Nibyo. Ariko nanone habonetse ikiguzi Yesu yatanze kugira ngo umuntu uzamwizera ahinduke umukiranutsi. None rero wowe impamvu bikunanira kuba umukiranutsi nuko bakwigishije ko kuba umukiranutsi ugomba gukora ibi nibi, ugatanga cya 10 n'amaturo, ukiyiriza, ugatanga imisanzu ya korari, ugafasha abakene n'ibindi byinshi. Babwira ngo nubikora uzaba ubaye umukiranutsi, none uzajya mu ijuru. Ariko aho bikoreye ntabwo umutima urakubwira ko uri umukiranutsi, ko none wajya mu ijuru. None rero aho niho dushaka ngo none tuze kugufashiriza ku muntu ugeze ku iyo stage yo kuba yaragerageje gukora ashaka kuba umukiranutsi, ariko akaba yumva umutima ukimubwira ko ari umunyabyaha kandi ko apfuye yarimbuka. Ubu niwe dushaka gufasha. Nibyo. Ni umuntu wagerageje kwishakira gukiranuka akumva ntibiri gukunda, iteka kumva ni umunyabyaha ntako atagize. Uwo rero turagira ngo tumufashe mu rwego rwo kumubwira ngo noneho reka tukwereke igisubizo, tukwereke uburyo waba umukiranutsi nyine uzajye mu ijuru uri umukiranutsi, kuko n'ubundi ijuru ni ry'abakiranutsi, ariko bitanyuze mu iyo nzira wagerageje kanga. Kandi impamvu yanze si wowe mubi,
ntago impamvu iyo nzira yanze ari uko wowe udashoboye nk'abandi ahubwo ni kuri bose bagira muri iyo nzira nta n'umwe wabishoboye ubwo banyuze mu nzira idashoboka itanariyo ubwo si inzira nyakuri. nibyo twifashishije ibyanditswe byera turebere hamwe gukiranuka Imana itanga ku buntu ari nako guhesha umuntu kujya mu ijuru nawe wireberemo kino kiganiro mu gikurikira kwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha ya saa 10 kugera ku isaha ya saa 11 kuri radio yanyu, radio yacu, Radio Fine FM. Turasoma mu Baroma igice cya 10 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Yego wasoma mwene data. Reka dusome muri Bibiliya yera. Aravuga ngo bene data ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Murongo wa 4 ukavuga ngo kuko Kristo ariwe amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Amen. Paulo icyo umutima we wifuza n'icyo asabira Abisiraheli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Aba bantu nyamara ari gusabira gukizwa ngo basanzwe bafite ishyaka ryo gukorera Imana ngo ariko ritava mu bwenge. Yego. Ahandi mu kindi Kinyarwanda wenda turaza no kugisoma ngo ridashingiye ku kuyimenya. Yego. Nukorera Imana ariko dari ignorance, nukorera Imana mu butamenya. Yego. Mu butamenya. Yego. Niyo nzira abantu benshi baba barimo. Abantu bari gukorera Imana ariko mu butamenya, gukorera Imana mu nzira itariyo. Yego. Mu murongo utariwo. Kandi nibyo koko kuko impamvu ari mu murongo utariwo nuko imyaka yose umuntu yabikora igihe cyose umuntu yabikora arabikora ariko akajya yumva ntabwo aba umukiranutsi nijoro kumva ntarya fi ariko wumva bizagenda gute wowe ubundi ibyo bintu kuki utumva ko atari byo niba umaze imyaka n'ishaka 5 kijijwe da cyangwa se 2 uri gushakisha ijuru uri gukora ngo wumve ko wajya mu ijuru niba umutima utakwemerera ko wajyayo ntago uramara gutera conclusion ko uburyo uri gukoresha atari bwo. Yego. Ntago ari bwo. Hano rero baravuze Paulo ari gusabira bene wabo nange nasabira abanyarwanda nasabira n'abandi batwumva bumva runo rurimi dukoresha nkabasabira ku Mana kugira ngo bakizwe. Nibyo kuko ishyaka riba rihari. Urebye insengero, urebye ishyaka abantu bafite ryo gusenga, kwiyiriza, gutanga ibyabo, kujya mu butayu kugira gute. Urebye ishyaka abantu bafite ryo gukorera Imana koko nyine ngo ntago rishingiye ku kumenya Imana cyangwa se ntago rishingiye mu bwenge. Harimo kandi kantu gakomeye hano gafite imbaraga gahishemo. Yego. Biratangaje ko umuntu ufite ishyaka ry'Imana kuno ku buryo bugaragara ko ibyanditswe biri kuvuga ko adakijijwe. Bari kuvuga ngo icyo bamusabira nuko akizwe. Nibyo. Umusanze muri korari aririmba ukamusanga ari kuyobora icyumba ukamusanga afite ibyahagarariye muri church runaka ukamubwira atariko ikintu ukeneye nugukizwa yakwibaza uburyo kumubwira gukizwa kandi wazi ko yakijijwe. Haraho duheruka kuba turi kubwiriza tubaza abantu ngo niba gukizwa ari ukureka ibyaha kuko ariko bakwigishije ukaba utari wabireka ubwo uzakizwa ryari wakijijwe iki ntiwumva ko utarakizwa ariko gukizwa si gutyo. Hano rero bavuze ngo ubwo abantu batamenye gukiranuka Imana itanga cyangwa se gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira ukwabo gukiranuka bityo babasuzugwe gukiranuka kw'Imana. Urumva rero ni n'ingorane zikomeye, ni ibintu bibi cyane kutamenya gukiranuka kw'Imana uko ariko byatumye abantu basuzugura gukiranuka kw'Imana bihimbira gukiranuka kwabo. Ni ikibazo rero. Gukiranuka guhimbano no gukiranuka k'umuntu ku giti cye. Bya bintu ugerageza gukora ngo bikugire
umukiranutsi we ari we wabikoze nibyo bari kuvuga ahangaha yego ibintu byose ukora uvuga atari ko Imana izabimperamwo ijuru ibintu zabishingiraho mu bugingo tuyikorere izaduhemba yego izaduhemba iki izaduha amakamba atatseho inyenyeri izaduhanagura amarira twarize tuyikorere izaduhemba ati nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye ibyo bintu byose ntabwo ari byo ariko impamvu utanakorera gukiranuka nuko deje wavutse uri umunyabyaha igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha Abaroma 5:18-19 ndetse yari no kuri 17 igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka ufukura umunyabyaha ku bwa Adamu na niyo mpamvu ugerageza gukiranuka bikanga ukisanga n'ubundi uri umunyabyaha uko wabigenza kose so niyo mpamvu rero gushaka gukiranuka biguturutseho ntibyashoboka nta mirimo wakora ngo uhinduke umukiranutsi ahubwo buri kwihimbira gukiranuka none ugasuzugura gukiranuka kw'Imana ugasuzugura gukiranuka kw'Imana yego rwose kandi iyo Pawulo avuga ibi nuko mu banyamirimo myiza ubundi nta n'uwayimurusha yari uw'imbere wanarushaga benshi mu rungano rwe no mu idini yabarizwagamo ntiwanabirusha Aburahamu yego kuba mu by'ukuri yari afite iri shyaka ryo gukorera Imana yego ariko mu by'ukuri akavuga ko ibyo bintu bidashobora kugira umuntu umukiranutsi ahubwo icyo bimuzanira ari ugusuzugura gukiranuka kw'Imana bavuze ngo kuko Kristo ari w'amategeko yose asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka niwe uhesha uwizera wese gukiranuka biravuze ngo nta muntu wizera Yesu utari umukiranutsi ubwo bivuze ko kwizera Yesu biduhanira no kuba abakiranutsi niba utari umukiranutsi kandi uvuga ko wizeye Yesu ntabwo wamwizeye shungura neza ibyo bintu uraza gusangamo forode ifite ikibazo ushungura ibyo bintu uraza gusangamo forode irimo ikomeye none se si byo siko bavuze yego ni uhesha uwizera wese kugira gute gukiranuka nta buryo wizeye Yesu ukaba utari umukiranutsi ntibibaho ntabwo bibaho reka turebe muri wenda mu kindi kinyarwanda usomye uyu murongo nk'uwa 4 wenda haravuga Kristo niwe amategeko yose nyine asohoraho akaba ari guhesha uwizera wese gukiranuka ndabona nanjye mfite Bibiliya yera ndabona ari irimo nanjye ariko byose ni kimwe so Kristo niwe amategeko yose asohoraho akanahesha uwizera wese gukiranuka ubanza tuvuze gato kuri iri jambo nanone ubundi kuki Bibiliya ivuze ko Kristo ari w'amategeko asohoraho ubundi nuko ari wowe wananonosoye iby'amategeko yasabaga umuntu byose kuko ntekereza ko mu by'umuntu aba agerageza gukora ayubahiriza amategeko bavuga ati ninubahiriza iri nkubahiriza niri bizampindura umukiranutsi imbere y'Imana ariko ntibikunde kubera kimwe twavuze kubera ko umuntu avuka ari umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu ariko noneho Kristo niwe amategeko asohoraho nuko ari we washoboye gukora iby'amategeko yasabaga inyoko muntu byose kugira ngo umuntu uramwizera ahinduka umukiranutsi abikesha kwizera Yesu Kristo nawe uyu munsi waba umukiranutsi inzira niyo ngiyo nta yindi nzira ihari icyo gusa wabuze ni ukwizera ariko ubundi inzira yo kukugira umukiranutsi yo niyo ngiyo noneho niba uvuga ko nawe wizeye Yesu hamya byibura kuri umukiranutsi niba uvuga ngo nta mukiranutsi ubaho ahubwo ni ikigaragaza kutigeze wizera Yesu cyakora hari ibindi wagiyemo ubyitiranya no kwizera Yesu hari ibyo wakorewe byitiranya no kwizera Yesu ariko ubundi kwizera Yesu ubwabyo biduhanirizwa no kuba abakiranutsi
yego hari ingeso wahinduye ubwazo, ubyita gukizwa, ubyita no kwizera Yesu, ubyita kwizera Yesu. Ariko cyabaye ikibazo gikomeye ku buryo nawe urabizi ko kwatura kuri umukiranutsi ntabwo wabishobora. Waribeshye rero, yego waribeshye. Iyo niyo nzira yonyine ibaho. Yesu yaje mu isi aje kugukiza, yishyiraho ibyaha byawe byose, arabihanirwa, aguha gukiranuka kwe ngo kukujyane mu ijuru. Yego, gukiranuka kwa Yesu. Kristo ngo niwe wanonosoye iby'amategeko yavugaga byose kugira ngo umwizera wese ahinduke umukiranutsi. Niwe wakoze, niwe wagukoreye wowe, niwe wankoreye ngewe. Ubundi amategeko twe twarayishe, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Baroma 3:23. Twese twakoze ibyaha ntitwashyira ubwiza bw'Imana. Noneho Yesu rero aza gufata bwa bunyacyaha bwacu, bwa bugomeramana bwacu, abwishyiraho kugira ngo anahabwe igihano twari dukwiriye guhabwa. Hanyuma Imana nihana Yesu ku bwacu twitugira abakiranutsi, kubera ko yamaze kuduhanira muri we igihano kiduhesha amahoro cyabonetse kuri Yesu Kristo. Amen. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. No kubera ko ubwiyunge Imana yarabukoze ibukorera muri Kristo Yesu. Reka dukomeze kubwira umuntu ko ufite ikibazo cyo kujya mu ijuru, ubundi cyarakemutse, cyararangiye. N'umurimo Imana yakoze kandi urangiye. Wisuzugura imbabazi z'Imana warazihawe, wikomeza gukerensa umurimo w'umusaraba wa Kristo wakorekeyeyo. Imbabazi warazihawe, gukiranuka waguhawe nk'impano, kandi uko gukiranuka ni Kristo wabazweho ku iteka ryose. Ibyo bintu byizere mu mutima. Uyu munsi urare mu ijuru, uyu munsi urarane agakiza. Amen. Arega nyine ibyo umuvandimwe avuze, niba Yesu yarafashe ibyaha byawe bikaba ibye kandi nta cyaha yakoze, byagombye kuba byumvikana ko nawe wabona gukiranuka kwe kukaba kwawe utaragukoreye ibyaha bikaba byaramuhamye atarabikoze, nawe ukakira gukiranuka kwe utaragukoreye, n'igihano cyabyo akagihabwa, nawe igihembo cyo gukiranuka ukagihabwa, aribwo bugingo buhoraho. Nuko umuntu ahabwa ijuru ku bwahise. Muri kiriya gice twasomye cyo Roma 10:10 haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Amen. Umutima umuntu awizeza ibyo bintu akabarwaho gukiranuka. Iyo wizeye Yesu ubarwaho gukiranuka kwe. Wundi kwizera Yesu nuvuga ngo nge sindi umukiranutsi, sinanabishobora gukiranuka, nemeye gukiranuka k'umucunguzi wanjye ngaba ariko kuzanjyana mu ijuru. Amen. Ubu mwizeye. Amen. Nka buriya abafana ba Reyo bari bizeye ikipe yabo, bari bizeye abakinnyi, yego, bo ntibagiye gukina, bo bari abafana, yego. Ariko igitangaje bashyize icyizere cyose ku bakinnyi. Barafata abakinnyi bagiye gukina, ariko baraba bahagarariye ikipe yose. Yego. Noneho rero nibatsinda turaba twatsinze, nibatsindwa turaba dutsinzwe. Natwe rero niko byagenze kuri Yesu. Amen. Yesu yaraduhagarariye, arakiranuka, birakunda. No kwambara umuntu kwa Yesu, ubundi Yesu ni Imana, ni ijambo. Yego. Kwambara umubiri kwe kwari ukugira ngo ahagarare inyoko muntu, akora ibyatunaniye, asohoza ibyatunaniye, akiranukira aho twakiraniwe, atsindira aho twatsindiwe. Nibyo gukiranuka. Noneho abonye kubarwe kubo yaje gucunga, nibyo guhagararira, nibyo sibyo. Niba Yesu yarakiranutse mu isi yambaye umubiri, rero ni twebwe yabikorera, nibyo. Insinzi yabonye ni yacu. Amen. Gukiranuka Yesu yakiranutse n'ukwangiwe nawe. Amen. Niba insinzi y'abakinnyi bare yihindukiye abafana bose, ubwo insinzi ya Yesu kuki itagomba guhinduka y'abamwizera bose? Ahubwo ikibazo nuko utumva kwizera icyo bivuze. Nicyo niyo wizeye ikipe runaka ugashyiraho amafaranga yawe uvuga ngo nitsinda ndarya, iyo yatsinze barayaguha kandi ikina ubundi ntiwarunahari. Natwe rero Yesu nuko byagenze. Kumwizera rero ni ukwemera ko ibyo bintu yabikoze kandi ko ari wowe yabikoreye. Iyo ubyemeye Imana ibikubaro nk'aho ari wowe wabikoze. Insinzi Yesu igahinduka yawe ukajya mu ijuru bikesha nde? Yesu Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo ni nge nzira
ni nanjye kuri ni nanjye bugingo ntawajya kwa data atari njye umujyanye. Reka rero tubahereze namwe akanya kugira ngo mubashe kutuganiriza mutubwire icyo mwungutse mu kiganiro ijuru ntirikorerwa cyo kuri uyu munsi. Tubibutsa ko kiba kabiri mu cyumweru, kiba kuwa gatandatu ndetse kikaba no ku cyumweru isaha ya saa 10 kugera saa 11. Ubwo rero niba wadukurikiye turizera ko hari icyo wungutse. Reka rero tuguhe nimero ugiye kuduhamagaraho kugira ngo dusangize icyo waba wungutse, twemera n'ibibazo ariko bitagiye hirya ya sije tuba turi kuganiraho. Nibyo turi kuvuga ku gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo, nibyo ari nako kuduhesha ubugingo buhoraho cyangwa se ijuru. Nibyo. Ubwo rero niba wabisobanukiwe ufatanye natwe gushimira Imana, niba utabisobanukiwe kandi usobanuze nibyo ariko utagiye kure y'ikiganiro. Nimero mwaduhamagaraho ni 07844225. Muduhamagare dusangire ikiganiro cy'uyu munsi. Ntago igoye, ni 0788 44225. Allo Fine FM. Yes, allo. Turakumva. Niriwe namwe. Yes. Nitwa Nsabyemerere Karuruma. Iganiro mwari murimo nagikurikiranye ndanagikunda cyane. Ahubwo ikintu nifuzaga kubabaza. Nifuza kubaza byenda hari urupfu rugizwe n'ibice bingahe? Yego murakoze. Urakoze cyane nawe. Turagusubiza. Ari kubaza ikigendanye n'urupfu. Yego. Wenda twabanza tukanamusubiza. Hariho urupfu rw'iteka, koherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho abantu abanyabyaha nyine bazashyirwa. Ni nacyo Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. Yego. Ariko nyine hakaba n'urupfu rw'umubiri. Yego. Noneho rero urwo rupfu rwa kabiri ubundi nicyo gihano cy'abanyabyaha nyirizina. Yego. Abatarizeye Yesu ngo bakire gukiranuka kwe bazajya mu iyo nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yego. Urwo ni rwo rupfu rwa kabiri. Noneho hakabaho n'urupfu rw'uyu mubiri. Yego. Hakabaho n'urupfu rw'uyu mubiri. Urwo rwo rukaba ari rusange ku bantu bose, yaba ari abakiranutsi yaba n'abanyabyaha. Urwo narwo ni urupfu nyine rwa kabiri. Ariko umuntu yakongeraho ni urupfu rwa mbere rw'uno mubiri. Ibyo rero byo ni rusange ku bantu bose. Ariko hakabaho nyine urupfu rw'iteka, ari rwo rupfu rw'abanyabyaha, koherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku bakababazwa iteka ryose. Noneho ariko nakongeraho ikindi kimwe. Hari ukuntu Imana yari yabwiye Adamu na Eva ngo umunsi mwariye ku giti nababujije no gupfa muzapfa. Burya banakiriyeho bari batandukanijwe n'Imana spirituellement. Niyo mpamvu burya mu buryo buri spirituel burya n'umuntu avuka atandukanijwe n'Imana. Nubwo haba hazabaho n'igihano karundura cyo gushyirwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariko burya umuntu wese n'undi avuka atandukanijwe n'Imana. Narwo ni urupfu kandi separation, kuba umwuka w'umuntu n'uw'Imana bitari kumwe. Noneho rero hakazabaho urupfu rw'umubiri rusange, hakazabaho no koherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Atwakira undi. Yes, allo. Yego, ni kuri Fine FM. Turabumva cyane. Muri bande muherereye? Turabumva. Allo, turakumva cyane. Twakwakiriye. Ni kuri Fine FM. Maze ikibazo cyo ijoro ngo nirikorerwa, ubundi ijoro warikora iki kugira ngo uzaribone? Kuri ubu urinde uherereye he? Ni Gakwaya Paul, merereye mu murenge wa Kigali. Yego. Mu kagari ka Nyabugogo. Yego. Wari utangiye rero, komeza utubwire.
ubundi nafata ikiganiro cyanyu bavuga ngo ijoro ntirikorerwa kandi ahandi bakaba bavuga ngo ijoro rirakorerwa ngo hari imirimo ukora kugira ngo uzabone ijoro. Ese umuntu yagira ku rwego rungana iki kugira ngo ukore imirimo koko ikwereka yuko ijoro uzariho ugeze mu gihe cy'ijoro? wowe wakuyemo iki ku bigendanye no kujya mu ijoro? Wowe icyo wakuyemo? Ngiye icyo nakuyemo numvishije nuko numvishe koko mu bintu byose nta kintu wakora cyagura ijoro, nta kuko mu bintu byose wakora nta giciro ijoro waribona warigura, kuko hari abantu benshi bafite amafaranga ari ukurigura, ari uvuga ngo umuntu arikorera yarikorera akayishaka ku isi rwose ukanarigura mu bintu bikomeye, kuko imirimo myinshi wayikoresha ukoresha amafaranga. Aha twavuze ko ijuru ari ry'abakiranutsi, kuri wowe urumva wabaye umukiranutsi? Yewe rwose mu ruhande mwigishijemo numvishije, ariko nakomeza gukomezamo kuko musobanuye ku by'ijoro ntirikorerwa nanjye najyaga mbijyaho impaka. Umuntu akavuga ati ijoro ntabwo rikorerwa, ese gute uvuga ko ridakorerwa kandi bavuga ko imirimo izakora ari izakujyana mu ijoro? We uri kumva uzariheshwa n'iki? Ni ukuvuga ngo Yesu ko yaje mu isi akitangira abantu, ariyo twagombye kwizera, kuko nitumara kumwizera tukizera gukiranuka kwe, natwe tukizera n'imirimo yacu dukora n'ibyo dusenga, byanze bikunze ijoro ngo tuzaba turifite. Ni ukubiteranya? Tuzateranya ibya Yesu n'ibyacu cyangwa ni ibya Yesu bizaduhesha ijuru? Ni ibya Yesu byonyine tugomba kuko kwizera, kuko kwizera hari ukuntu batwigisha ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Yego. Yego. Ariko nanone bakavuga ngo ijuru rizajyamo abarikoreye. Nibaza ikintu wakora cyatuma tugera ku mwanzuro kugira ngo n'abandi twakire. Kugeza ubu wowe urumva ikizaguhesha ijuru ari iki? Ikizaguhesha ijuru ni ukwizera. Kwizera iki? Kwizera Yesu Kristo. Ukamwizeraho iki? Nkamwizera ko rero byose ubifite mu biganza bye. Ibiki afite mu biganza bye? Ijoro niwe ugomba kuriduhesha. Azariduhesha cyangwa arariduhesheje? Yarariduhesheje kuko mu gihe yapfaga byose ni nkuko watanze urugero ko ikipe yatsinze kandi twari twizeye abakinnyi. Ni ukuvuga ngo nimba batsinze twese twatsinze. Nimba yaratsinze rero natwe ubwo twaratsinze, igisigaye nta kindi, Yesu ijoro yarariduhaye. Amen. Murakoze rero. Yakohaye urakoze. Yego. Komeza ukurikire. Arakoze cyane. Arakoze Gakwaye. Kameme wumva ko ari ikintu aba yasobanukiye cyane. Allo Fine FM. Mwiriwe neza ariko urongera ijwi wihangane. Murakoze, nitwa Diogene. Yes, gutyo rwose. Ikiganiro nacyumvise cyane ashimishije. Diogene uherereye he? Ariko ikintu nibaza ni kimwe ko mwabisobanuriye ko ijuru koko twarihawe impano y'Imana biciye mu mwana wayo, kandi ukatubwira ko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, ni nayo mpamvu natwe duhorana nabyo. None bamwe babatiza abana bavuga ngo bari kuba icyaha cy'inkomoko, ubwo byo mwabidusobanurira? Diogene Karame nawe, none se abo turaza kubavugaho, wenda turaza kubisobanura ibyo nabyo, ariko se ku giti cyawe urumva ari kizaguhesha kujya mu ijuru? Ni imirimo myiza. Imirimo yawe buriya se wabona imirimo wakora koko ngizaguhesha ijuru? Biragoye. Noneho ibanga rero, ibanga Diogene, ibanga ni uko hari undi muntu wakoze mu cyimbo cyawe. Uwakoze ninde? Ni Yesu. Waba uzi ibyo yagukoreye se biguhesha ijuru? Yaranyitangiye. Yego, yarakwitangiye Diogene. Ibyaha byawe byagomba kuzakurimbuza nibyo Yesu yishyizeho, n'igihano cyawe akishyiraho. Noneho iyo umwizeye, Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha, kubera ko urwo rubanza rwagiye kuri Yesu, Yesu akanahanwa. Iyo utakiriho urubanza se uba uri iki? Ni uko umuntu aba umwere, ariko iyo umaze kuba umwere uba unemerewe noneho kujya
mu ijuru wabyumvise ijuru turiheshwa nuko twejejwe n'amaraso ya Yesu. Yesu yadukuyeho urubanza rw'ibyaha ntitukirimbutse kuko igihano cyacu cyagiye kuri Yesu, twagizwe abere kubwo kumwizera. Ijuru ni iryacu kubwa Yesu Kristo. Nawe nibyo wizera ugahinduka umukiranutsi n'ijuru rikaba iryawe. Urakoze nawe. Halo yavuyeho turakomeza kubakira nibyo. Okay, turakomeza kubakira. Ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa, ariko kandi nubwo ridakorerwa hari warikoreye arariduhesha. Hari ikiguzi cyatanzwe urupfu rwa Kristo Yesu. Halo Fine FM. Halo. Muri bande muherereye he? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Twapita makurikiranye ndi hano Remera. Yego. Hanyuma ibyo ngibyo tubwira ngo ijuru ntabwo rikorerwa koko. Cyemba numva atari ko bimeze. Aha, wowe ubyumva gute? Kuvuga ngo ngiye kuntu mbyumva iryo juru koko rirahari tuzanarijyamo, kandi abazarijyamo nabo Yesu yarangije kubatura. Wowe wivuze mu ruhande rwawe? Nje mbivuze mu ruhande rwanjye. Aha, wumva uzarijyamo gute? Kuntu numva nzarijyamo ni ukwemera Yesu nk'umwana w'Imana waducunguye, amaraso ye agahanagura ibyaha byacu. Aha, noneho kuri wumva uri umukiranutsi ku kijyanye n'imirimo utarahagera. Utaragera ku mirimo. Nari nkubajije ngo kuri ubu noneho wumva uri umukiranutsi. Nje numva icyo gukora kindi gisigaye. Oya, ukiri aho ngaho ibyo kwizera Yesu tubanze tubyumve neza. Yego. Yesu ni icyo umwizeraho d'abord. Yesu nizera ko ari umwana w'Imana. Aha, ko yakumariye iki? Yancunguye, yarampfiriye. Yaragupfiriye, wowe bikumarira iki? Ni ukuvuga ngo bizampesha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aha, yaragupfiriye. Amaze kugupfira, mbere yuko agupfira wari iki? Agupfiriye uhinduka iki? Ni ukuvuga ngo mbere yuko aharangije kumpfira nahise mba umwana w'Imana. Wabaye umwana w'Imana. Ese waba uri umukiranutsi? Kuri ubu ngubu ndi umukiranutsi kubera yuko amaraso ya Yesu yampanaguyeho ibyaha byose. Nta cyaha na kimwe ufite? Nubwo nabigira pfa kuba nizeye Yesu. Ko icyo cyamuzanye. Harya ni Diogene. Ni Peter. Oya, wivuga ngo niyo nabigira. Tuvuga ibintu biri clair, ibintu byumvikana. Ibyaha urabifite cyangwa Yesu yabigukuyeho ntabyo ufite? Yesu yabinkuyeho. Ntabyo ufite? Yego. Okay. Noneho rero ikizakujyana mu ijuru utarajya mu bindi bintu Peter. Utarajya mu bindi bintu nshuti yanjye. Yego. Ni ibyo bintu uvuze, noneho ureke kubivugaho kubyemere mu mutima wawe. Ndabyemera. Wemere ariko biretse kwishyira, ariko ni kigaragaza ko utabyemera ubundi. Oya, ndabyemera ariko hari ikindi kintu numva kiyongeraho kukwizera Yesu. Buretse gatoyi ikiyongeraho tube tukiretse. Tubanze twumva umurimo Yesu yakoze kandi urangiye. No kugukuraho ibyaha wakakugira umwere imbere y'Imana. Ese byarabaye cyangwa ntibyabaye? Byarabaye. Uri umwere kugeza ryari? Kugera igihe ubuzima mfite buzarangira. Uri umwere byiteka? Oya. Ndi umwere byiteka. Okay. Ubaramutse uri umwere byiteka ku bwa Yesu, waba uzanajya mu ijuru kubera uko kwera nyine wahawe na Yesu. Nta kindi. Ibindi wakongeraho ntago ari byaguhesha ijuru. Murakoze cyane. Nawe urakoze Peter, turagushimiye. Mukundiye gusa ko aganira. Araganira cyane. Iyo umuntu yemera ko muganira kandi ashobora kunguka. Mushobora kugira ahantu muhuriza. Mushobora cyane. Kuko hari n'igihe asanga ibintu ari kuvuga ari uko atarabisobanukiwe. Yego. Ariko kumba ari byo nawe nyine yarakeneye. Yego. Yes. Fine FM. Alo. Mwiriwe neza. Muri bande muherereye he? Nakurikiye ikiganiro cyanyu cyanjye. Aha. Ariko
ibyo muvuga ni ukuri ni nako kuri kw'ijambo ry'Imana. witwa nde uherereye he? Nitwa Gerard ndi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muhima. Yes Gerard. Okay. Yego. Ubwo rero ikibazo ngewe ngira maze kwizera kuri umukiranutsi hanyuma ubwo ngubwo ukwiyicarira gusa ukavuga ati ngewe kubera Yesu yampfiriye nzanajya no mu ijuru kubyizera byo niko ni nako bimeze ko nta cyaduhesha ijuru utizeye ko Yesu ari we yazi. ubwo rero nkanjye hari igihe ngira gutya nkumera n'akayoga ubwo nzamara kukanywa nkajya nisiga ubu naba nizeye Yesu nkaba nk'uyu nzoga niko mbona abandi bavuga ko bamwizeye bakazima ibyo ngibyo ni ko murizera Yesu rimwe gusa bikaba bihagije iby'iteka ryose ku buryo n'igicumuro iyo kimujeho gutyo akomeza akabona za mbaraga zimuhamiriza ko ari umwana w'Imana. Okay, buriya impamvu wenda nawe ugishidikanya nyine nuko no kwizera ubwabyo ntibiraza nyine. Kwizera nibiboneka ubwabyo ntuzongera kwishidikanyaho. Uzamenya kuba umwana w'Imana kuvutse ubwa kabiri kiwanye ari mu ijuru ko nta cyabihindura kandi nyine kari ibyiteka ryose nkuko umwana urugo yavutsemo ntiyavuka handi. Nicyo nari ngiye kuvuga ubwo buzima uzaba wakiriye buzahindura imibereho yawe. Ubanze wizera udashidikanya ibyo uri gushidikanyaho ahubwo nibyo byo kwizerwa. Ubyizera udashidikanya naho humura kuko ubuvutse ku Mana n'ubuzima bw'Imana ubufite buzahindura imibereho yawe yose. Ikindi kibazo nari mfite urana baye murokore kera ngwana no gukiranuka nzigiye gikananira niyo nzoga nari naraye ariko byageza ibindi ko mbona bidashoboka. Ikindi kibazo gwenda mfite aho hagati batubwira ko umuntu wizeye agomba kwibabaza akajya mu masengesho y'imiti ngaya akajya mu butayu akajya mu ngoma akajya mu mazi mbese akibabaza aricyo kigaragaza umuntu wizeye. Umuntu amaze kwizera ni ngombwa ko yajya muri ibyo byo kwibabaza. Izere hanyuma kwizera kuzaguha ubuzima nawe uzamenya uko abizera baba hari uko wizeye nyine. Ntabwo twakubwira ngo ni wizera uzabaho gutya ahubwo izere numara kwizera bizahindura imibereho yawe. Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. So izere hanyuma kwizera kuzakubeshaho nyine ubuzima bw'abizera. Urakoze katwakire n'abandi. Turacyafite iminota nk'irindwi. Yego. Twakwakira n'abandi. Fine FM, alo? Mwiriwe muri bande muherereye he? Nitwa Paul mperereye Gisagara ka Tabaro. Yego Paul. Daniro cyane nacyumvishije ariko cyane ibibazo ibintu byinshi. Aha. Ni ku bintu byanditse muri Yohana. Hari aho abayuda babajije Yesu ngo tugere gute dukora imirimo y'Imana. Arababwira ngo umurimo w'Imana ngo nguyu ubuntu kwizera yatumye. Ariko nanone ikindi kintera kwibaza nuko na yusomye hari aho bakubwira ngo kwizera kutagira imirimo kuba gukwiriye. None se wowe ubundi urizera? Okay. Ubundi wowe wizeye Yesu? Yewe ndamwizera nyine nk'umwami n'umukiza nyine. Aha, none se kuri ubu uri umukiranutsi? Umukiranutsi kuko mbihawe no kwizera nyine. Ko ubihawe no kwizera. Wumva se uko gukiranuka ufite ari ukuva ryari kugeza ryari? Umva gukiranuka mfite ari uko kuva ryari kugeza ryari? Ukuvuga ngo umva ko gukiranuka
apana kuba nguhabwa n'imirimo yanjye. yego ni ukwizera gukiranuka kwawe ufite ni uko igihe kingana gute Uko igihe kirekire ndetse cy'iteka. ni ugukiranuka kw'iteka ryose Ariko nyine dushingiye ku byanditswe mubajije ikibazo kigira kiti Pawulo ubwe yavuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba ntabwo ari Pawulo ni Yakobo wanabivuze. yego ibyo biri muri Yakobo ariko se nyine niba ufite kwizera wagize kwizera usanga kwizera ufite nta mirimo gufite koko hari imirimo itegetswe nk'iy'abayuda bategetswe. oya siyo ndi kuvuga ndimo ndavuga kwizera ufite wasanze nta mirimo gufite ni wowe kandi ndi kubaza Ibintu uko bigoye kubisobanura. nyine kwizera wakiriye kwizera usanga kwizera wakiriye nta mirimo gufite Nyine gusobanura iyo mirimo nibyo bingora kuba navuga kuyitandukanye n'indi y'abantu basanzwe. oya kandi niba uyifite nyine waramenye kwizera imirimo kwakuzaniye wowe Nyine wenda ngenda yifite simbihakana kuko nyine niba nizeye hari ibintu none se waretse wenda twe kuvugira abandi ariko mu rwego rwo gusobanurira n'abandi. oya abandi nyine nabo babaza bijyanye n'uko biyumva ariko umuntu wese ufite kwizera azi ko kwizera afite gufite imirimo sibyo Ariko usanga nyine abantu benshi dufata nk'aho kwizera ari ibintu byo kuvuga gutyo ku muntu. Reka tukubwire ikindi icyo waruvuze ijambo rivuga ngo arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu sibyo wavuze ijambo riri muri Yohani ibice 6 ku murongo wa 28 aho babajije Yesu ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Yesu arabasubiza ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Ariko na Pawulo nawe akavuga ngo kwizera kutagira Buretse gato ibyo twakubwiye ko ari Yakobo wabivuze nta nubwo ari Pawulo ntabwo nyine bivuze ko tunabizi ubwabyo ariko ubu ako kantu kandi watwemereye ko kwizera ufite wowe gufite imirimo siko bimeze ya ubwo rero twe kuhatinda kubera ko niba waragize kwizera kandi kwizera ugize kukazana n'imirimo yako sibyo ubwo rwose urumva ko nta kibazo ufite abo bariza n'abandi ariko nabo turakomeza kubafasha bijyanye na buri wese icyifuzo cyangwa se ikibazo yaba afite ariko wowe ikibazo cyarakemutse wagize kwizera ariko kwizera ugize kunazana n'imirimo siko bimeze se nyine njye numvaga ibyo sobanukiwe mu buryo bw'amagambo niyo mpamvu naho abandi bo nyine ahubwo hari abashakisha imirimo nk'iyabahesha kujya mu ijuru ariko umuntu ufite kwizera kuzima ubwako kwifitiye n'imirimo yako siko bimeze se rero numvaga imirimo Pawulo yavugaga ari imirimo wenda ni Yakobo ariko niko twakomeje kugusobanurira ntabwo ari imirimo itegetswe n'amategeko kwizera kwizanira imirimo yako ni imirimo nyine duhabwa nk'imbuto z'uko urakoze cyane ibyo rero kuko ubizi numva tutabitindaho urakoze guhamagara ikiganiro cyacu nahagaruka buri wa gatandatu na buri cyumweru ku isaha ya 10 kugera 11. Yego namwe arakoze waranasobanukiwe kandi yego n'imirimo kandi yabonye ko kwizera kuri kuzana n'imirimo yako yego katwakira wa nyuma. Allo Fine FM ngiro neza yego ni Sabe ugarutse nyarutsa dufite umunota umwe ikindi kibazo kindi nifuzaga kubabaza yego iyo umuntu yamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo twituze neza yuko aba yamaze kwitwa umukristo cyangwa se umwana w'Imana umukiranutsi twese ko twumva yuko hari azabaho urubanza urubanza ruzacirwaho n'abandi ko dufite abasambanyi n'indaya bizera Kristo ariko bakabikora banamwizera ese ni uruhe rubanza ruzacirwa ku bantu bameze nk'abo ntabwo niyo itandukaniro rizaboneka hagati yacu nk'abamuhamije bagakomeza kumuhamya bakanabyizera nibwira ko abandi nyine bafite urubanza nyine nabo rwabo wowe wareba ibyawe iyo umuntu abaye umukiranutsi abaye umukiranutsi by'iteka ryose kandi n'ubuzima bwe uko byamera kose bugomba guhinduka kubera ko aba ari icyaremwe gishyashya kandi nibwira ko niba warizeye nawe mu by'ukuri wabonye impinduka zizanwa no kwizera
abandi rero hari abitirira ko bizeye kandi bataranizeye ntabwo twabatindaho